Amen. Mu by'ukuri turashimira ababyeyi nkuko nabivugaga batugiriye icyizere bakadutumira kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mu myaka yanjye myinshi harya sheri mfite ingahe? Ntabwo uri papa wowe. Mfite imyaka 42, ntabwo ari myikeya, ntandwe na myinshi cyane, ariko muri iyo myaka mbonye Imana. Haleluya. Mu by'ukuri yewe n'umuryango wanjye twiyemeje gukorera Imana. Twebwe jewe n'umutware wanjye, ese ko ndeba hano ntahareba turashize. Imana imfashe. Ndashaka kugira ngo mwese mbarebe. Rero muri hangana ibyo nkora byose Yesu yamaze kubiha umugisha. Amina. Jewe n'umutware wanjye n'abana bacu twiyemeje gukorera Imana. Muri iyo myaka mwumva tubonye Imana ikora. Muri iyo myaka mwumva tubonye Imana ababyeyi baraha n'urubyiruko ruraha. Tubonye Imana itarobanura ku butoni, tubonye Imana ikorera mu gihe cyayo, tubonye Imana ikoresha uwishaka, tubonye Imana. Fite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe. Ibindi bikurikiraho ntubimbaze. Nukuri Uwiteka yakoze umurimo, nukuri umutima wanjye urabyemeza. Wera ni wowe. Haba nubwo twatahana ko gusa umutima wanjye n'umutware wanjye birabyemeza. Haleluya. Dufite impamvu ibihumbi byo kuvuga Kristo. Bantu b'Imana nababwe mufite imyaka 42, ariko mbonye Imana. Tugiye kuganira ku nkuru, mutaza kuvuga ngo twaje kugira ngo nyine tugire. Dufite ijambo ry'Imana twateguye. Yesu ashimwe. Nabonye Imana ikora mu Rwanda, mbona Imana ikora amahanga, mbona Imana ikora ahantu henshi hatandukanye, na cyane ko Imana yampaye umugisha nkabasha kugenda ibihugu bitandukanye. Imana rero ikora mu Rwanda niyo Imana ikora no muri aho hose nashatse kujyamo. Muhereze Yesu icyubahiro cyane. Haleluya. Imana ni Imana kuboroheje, Imana ni Imana kubakomeye. Umutwe w'ijambo Imana yashyize ku mutima no kumvira Imana. Ushobora kuvuga se kucyaje kutwigisha kumvira Imana, tureba akabona tutazi kumvira Imana. Duhora twiga kumvira Imana. Ugize amahirwe wakumvira Imana. Ukumvira Imana ku wa mbere, ukumvira Imana ku wa kabiri, ukumvira Imana ku wa gatatu, ukumvira Imana ku wa kane, ukumvira Imana ku wa gatanu, ukumvira Imana ku wa gatandatu, ukumvira Imana ku cyumweru. Ntabwo Imana yacu ariyo kumvirwa ku cyumweru gusa. Haleluya. Muziyandi bivuga ngo uri Imana, Mana wabaye Imana we. Uri Imana, Mana wabaye Imana. Uri Imana, Mana wabaye Imana, Mana we. Kuwa mbere Mana wabaye Imana, kuwa kabiri Imana narakubonye, kuwa gatatu no kuwa kane wabaye Imana, Mana we. Haleluya. Uwabonye Imana kuwa mbere ntayibone kuwa kabiri nazamura ikiganza. Ndamubonye we. Yesu. Tuzamurire Yesu ibiganza. Uzi faste. Hari abantu bayibonye kuwa mbere, kuwa kabiri ntibayibone. Ariko reka mbabwira ni Imana yo kuwa mbere, ni Imana yo kuwa kabiri, ni Imana yo kuwa gatatu, ni Imana yo kuwa kane, yo kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Umusomyi mwiza ndabizi ko hana tabura nadusomere Itangiriro ibice 12. Ni inkuru twese tuzi, ariko hari uburyo Umwuka Wera yimbishuriyemo. Wa musomyi mwiza amfashe ibice 12 turasoma. Ndabizi ko itano rya mbere umwigisha bamuha iminota 30. Imana ifashe twige dusome umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Ihute cyane sinza huri. Uwiteka ategeka Aburahamu uri he se basi? Uri he? Ndi hano. Hehe. Okay, haleluya. Mana gumugisha. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, Uwiteka ategeka Aburahamu ati,
va mu gihugu cyanyu va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye umva aho hantu hasura inyariko uca akarongo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha kumbe hariya birahari okay nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza kandi ntabwo bigarukiye kuri wowe nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uza kuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose kandi umva we mana we kandi muri wose urabo murongo aho ngaho nyine kandi muri wowe nyine hasubiremo kandi muri wowe kandi nzaha umugisha ukwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi dore ni hariya nashakaga ngo kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwamo umugisha. Komera Imana amashyi cyane. Haleluya. Bene data, abakristo twese yewe n'abatari abakristo turashaka umugisha. Twese turashaka umugisha. Umugisha ni iki se? Tangira ubare. Biriya byose tureba hariya nibyo akenshi twita umugisha. Kuba dufite ubuzima n'umugisha, kuba turiho n'umugisha, kuba abana bacu biga n'umugisha, kuba twarashatse neza n'umugisha. Uwo wose n'umugisha. Haleluya. Buri muntu wese yifuza umugisha. Mwibuke ko titire y'iri jambo ivuga gute? Kumvira Imana. Imana yabwiye Abrahamu ngo haguruka n'umuryango wawe wose. Yesu ashimwe cyane. Imana ihamagara uko ishaka. Imana itoranya uko ishaka. Naribajije ndimo gusoma ahantu ndibaza ese kuki Imana yatoranije Abrahamu? Kuki itarebye undi mu yindi miryango yatoranya? Ko atari wenyine wari uhari. Kuko Bibiliya iravuze ngo haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu n'umuryango wawe ujye mu gihugu nzakwereka kandi nzakugira umugisha, nzagusumbisha amahanga yose, mu rubyaro rwawe ruzabona umugisha. Si kuri wowe gusa bigarukira. Kubera iki? Haleluya. Ariko ntabwo yigeze ntekereza ko Abrahamu iyo ashaka, kuko yavukaga mu muryango uramye ibigirwamana kwatera, iyo nkuru murayizi. Hari byinshi yagombaga wenda kwisobanuraho, ntahite yumva yuko agomba guhaguruka. Ariko guhaguruka kugira ngo biroroshye. Uzi ko badutumiye tugahaguruka ajye n'umutware twenyine, ariko kugira ngo tuzave mu rugo uzi ko byabaye akaga. Uzi kuzajya gusohora umugore mu nzu ngo mugende, uzi kugira ngo uzapakinge ngo mugende. Noneho haguruka n'umuryango wawe wose. Muri mukumva reasoning yabira aho hantu kuntu yabingana, ariko umugaragu w'Imana yarahagurutse. Haleluya. Mu kwemerera Imana niho imigisha yose iherereye. Mu kumvira Imana niho imigisha yose ifungukira. Yesu ashimwe cyane. Inshuro nyinshi hari igihe dushaka no gushyiramo za logique cyane tugasobanura, ariko reka mbabwire, kumvira Imana biruta ibitambo nk'uko ijambo rivuga. Kumvira Imana kwa Abrahamu byatumye Imana ihindura amateka ye, abashobokuruza amahanga yose, aba the father of the nations twese dukomokaho. Mvugira ngo amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nigeze kugira ikibazo, reka dusangire ubuzima. Amina. Nigeze kugira ikibazo na sheri wanjye, ariko ninjye wacyumvaga cyane. Nagiye kubyara umwana wacu wa kabiri, twabwiye ko dufite abana batatu. Mba nabi nanjye mu buryo ntazi. Njya kubyara bisanzwe, bankorera operation niko byari byagenze, birangiye ngira ikibazo. Ngira ikibazo gikomeye cyane, biba ngombwa ko bashaka gusubira kongera kumbaga kugira ngo baramire ubuzima bwanjye. Byari bikomeye, ni inkuru ndende ntabwo nayijyamo cyane kubera ya minota, ariko igihe kigeze cyo kunsubizayo basanga ndi muri situation ikomeye cyane itameze neza. Ariko nta yindi solution yagombaga
nta kundi byari kugenda kuko nari namaze kubyimba inda nabaye nabi nyine. Murabizi ababyeyi bimaze kubyara ukagira cya kibazo cyo kuva ukuntu bigenda. Hanyuma ndagenda bansubizayo barambaga, ni ibintu bibi cyane. Hanyuma nza kumara bamaze kumbaga biranatungana, ariko kubw'igitangaza cy'Imana nza kujya muri koma, namazemo iminsi 7. Ntazi aho ndi, ntazi ikirimo kubaho. Umwana bamaze kumuhereza amata, mbese ntabwo byari ibintu byoroshye. Ariko kambabwire nakundaga Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu buzima bwanjye bwose nakundaga Imana. Mu busore bwanjye nakoreye Imana. Reka mbabwire umurimo nakunze gukora mu rusengero. Jewe nakoropaga toilette. Nakoropaga toilette, nkakunda kujya ahandi hantu abandi banga kujya. Nkavuga ngo ahangaha niho ngomba kujya kugira ngo abantu b'Imana bajye ahantu heza. Icyo gihe mbikora numvaga umwuka w'Imana bimpata, ariko ntazi neza narabikoraga kuko nagiraga umutima ukunda kumvira umwuka w'Imana, ariko ntabwo nari nzi ko ndimo kubitsa ahantu somewhere. Yesu nashimwe cyane. Nkayikoropa ariko nkayitukuza bye, kandi nari umunyeshuri niga muri kaminuza hariya muri Kist. Nkamanuka nirukanka nkagenda nkakora imirimo yanjye nkayisoza, niba ari kwiga nkabishyira ku murongo nkiruka nkajya gukora uwo murimo. N'umurimo abajene benshi badakunda, kandi reka be kuwukunda, ntabwo ari mwiza cyane, ariko nyine uhesha umugisha cyane. Amina. Ndagenda sinshaka ko muheranwa naho hantu ukuntu nabaye, ndashaka kubabwira Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri iyo koma ndiyo ngiyo, ngira ngo bategereje yuko akagozi kanyuma kaguduka, bakavuga bati birarangiye. Nibwo nagiye kona mbona umuntu araje arambwira, nibwo nyine ndiyo ngiyo, arambwira ati ese kuri ba baganga bagukoragaho wambonye? Ntambwira wowe, ati ko ndeba se ntakubonye. Araseka Teo, ntago wambonye ariko twari turi kumwe. Ya timu y'abaganga yagukoragaho nanjye nari mpari. Komera Imana amashi cyane. Yesu ajya haba na hahandi hatagaragara ajya haba. Yesu ashimwe cyane. Arahije arambwira ati kuva uyu munsi rero ndakuzuye mu bapfuye, genda unkorere. Yesu ashimwe. Mukunzura nibwo nakangutse, nkangutse abandi babona umuntu avuye muri koma, ariko iyo nari mvuye ntibari bahasi. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu rero ijya yibuka imirimo. Ndashaka kubabwira ngo mwumvire Imana, icyo umwuka wera w'Imana kubwira gukora ugikore. Icyo gihe nakoraga iyo mirimo, inshuro nyinshi abantu baba bazi ko barimo gukorera abashumba, abantu baba bazi ko barimo gukorera abapasiteri bandi, ariko ntabwo ubuzi uko igihe kizagera umwijima, igicu cy'umwijima cyakubundikiye, Imana ikibuka imirimo. Imana yibutse gukoropa kwanjye mwa bantu b'Imana, irakwibuka, iravuga ngo ndakwibutse kandi nkwibukijwe na wa murimo wakoraga. Ndavuga burya. Yesu ashimwe cyane. Haturi abantu bajya bakora uwo murimo hano muri iyi nzu, abakora nk'uwo nakoraga nyine. Barahararika icyo nzi cyo kuko haba hameze neza. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, kuko ndabizi ko ari umurimo utoroshye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana iranzura yibutse imirimo nakoze. Ndangije rero kuzuka, ubwo ni story ndende ntago nyikomezamo. Ndangije gukira ntangira kwibaza ngo se Mana, kuwambwiye ngo ngende nkukorere nzagukorera gute? Ntangira kwibaza, ntangira gushiramo za logique. Kwa kundi nari umugore uri busy, njyewe ngo ndi umugore uri busy, nimundebere hano. Njyewe umugore uri busy, nta mwanya mfite, ndi busy pe. Haburanye Imana, se Mana ko ndi busy, urabona bizagenda biti? Mwibuke inkuru twasoma. Haleluya. Haburanye Imana, nkabwira Mana ko ndi busy, okay bwo ngubwo nzajya ngenda nsunike pasteri, sunike gahoro mubiti sengesha inyuma ho, cyangwa se gutyo nigendere. Ariko Imana yaranshakaga. Haleluya.
Imana yaranshakaga kugeza igihe byaje kuba ngombwa ibintu bitandukanye twakoraga biba ngombwa ko duhindura imirimo kugira ngo dukorere Imana. Ariyo mpamvu mutubona ahangaha duhereze Yesu icyubahiro cyane. Ako ndashaka kubabwira ngo igihe cyose twumviye Imana n'inzu yanjye nicyo gihe twabonye umugisha w'Imana. Haleluya. Igihe cyose twemereye gukorera Imana nicyo gihe abana bacu bize neza. Igihe cyose twemereye gukorera Imana nicyo gihe twabanye amahoro kurusha n'igihe twari turi mu bintu twita ko ari ibitangaza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Message rero y'uyu munsi iravuga ngo twumvire Imana. Wowe ushaka kuvuga ngo se hari ko Abraham wahamarwaga ngewe bihuriye he n'ibyanyu? Haleluya. Wisanze hano wabigizemo uruhare? Warahamagawe. Yesu nashimwe. Tugiye kureba ibintu bine twihuta cyane. Rebe amasaha. Yego, aracyahari. Tugiye kureba ibintu bine kuri iyo nkuru n'ubundi impamvu yo guhamagara. Kuki Imana yatoranije Abraham ariko? Yesu ashimwe cyane. Icyambere Abraham n'amateka yo kuramya ibigirwamana by'iwabo. Yesu nashimwe. Hari igihe wisanga ahangaha ukabyibazaho cyane, nyamara Imana iragukeneye. Hari imigozi cyangwa se hari ibyaranze aho uturuka cyangwa se aho wabaye, kuko Imana igufiteho umugambi ukisanga mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu ari byiza kumvira Imana kugira ngo umenye papa situma wicaye ahangaha kandi uyikoreshe by'agaciro kugira ngo bizakugeze ku mugisha wawe wa undi twasomaga hariya. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe umwanza turiganya akadutesha intego, akadutesha kumvira ijwi ry'Imana, tugatandukana n'umugisha wacu. Haleluya. Ariko Imana yari ibizi ko uyu nguyu avuka mu miryango iramye ibigirwamana kwatera, kandi yaramushakaga kugira ngo imutandukanye n'icyo kinyejana, kugira ngo tuzamukomokeho. Haleluya. Ushobora kuba uri hano ari wowe umuryango wawe uzakomokaho, ari wowe itorero rizakomokaho, ari wowe uzaba umugisha ku mahanga yose. Ni byiza rero yuko ubisobanukirwa kuki ndi hano. Ese ubwo mpari Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, Imana yashakaga kubaka ikinyejana gisha kugira ngo Abraham abe se w'amahanga. Imana yashakaga kumwubakira ikinyejana gisha ariho ndi nawe uri, atakiri wo kwatera gusa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uzi impamvu uri hano? Ahari wenda Imana yashaka kubaka nation through you. Witeguye gute? Ese ubirimo gute? Ese wumvira gute? Ese bikugirira umumaro gute? Ese ubyumva gute? Ese ntago wibura, ntago uri bize nkanje kugira ngo wenda hazabanze bikumvisha. Hari ibyo tutavuze, hari n'ibyo tutavuga, hari ibyavugirwa mu itsinda rito, ariko byose biganisha ku kubona Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Njya gushaka sheri wanjye uriya musheri nyine, nari nzi ko ndi umugore uzi ubwenge, kandi numvaga ndi umuhanga pastor, kandi banza nariwe. Noneho ngezeyo nsanga nandusha ubuhanga, nsanga aho ubuhanga bubiwe ncika amazi. Reka mbabwize ukuri bantu b'Imana, abantu bubatse muri hano, iyo utagize ubuntu bw'Imana kugira ngo umanuke mugira aho muhuriza, nkanjye wari uje nzi ko nzi ubwenge, ntabwo byari guhura. Haleluya. Ariko Yesu, kubera urukundo rwa Yesu, kubera kumukunda kuva mu buto no gukunda kumwumvira, naravuze ni I salute you sir, ndemeye inyobore. Haleluya. Ariko ibyo bintu bikorwa n'Imana, ntabwo bikorwa n'inyama n'amaraso. Navuze ndi umugisha wanjye ngomba kuwomaho. Imana yankoreye ABCD, imuza n'uyu mutware w'umuhanga kundusha kugira ngo twubakane, nzana ibyo mfite, azana ibyo afite, twubaka ubwami bw'Imana. Kugeza n'igihe twavuze ngo ibi byose twakoze reka tubizane mu nzu y'Imana, twubaka ubwami bw'Imana. Haleluya. Azana ubuhanga bwe, nzana ubuhanga bwanjye, twubaka itorero ry'Imana. Ubu turimo kubaka ubwami bwa Kristo, niyo mpamvu turi hano. Haleluya. Muntu rero uvuga ngo wowe ngibi ntabwo bikureba, urasigaye utandukanye n'umugisha wawe. Utandukanye n'umugisha wawe. Nababwiye ngo twege tuzi ubuzima bwose, tuzi ubuzima butoya, tuzi ubuzima bunini, tuzi ubuzima buri like diverse.
aho hose kandi hose twahabonyemo Imana. Nta kintu rero wambeshye, nta kintu wambeshye se ngo urakomeye, komeye se munsi y'ijuru, wambeshye se ngo urakomeye ntago wagira imirimo ukora mu nzu y'Imana. Ntuzi ko n'abakomeye bayikora kandi cyane. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Aha, tugeze ku cya kangahe? Icya gatatu. Icya mbere cyari kumutandukanya n'umuryango w'ibigirwamana. Icya kabiri cyari ukumwubakiraho new nation cyangwa se new generation cyangwa ishyanga rishya natwe twisanzemo. Icya gatatu ni ukugira ngo Imana imugerageze kandi imukomereze kwizera. Haleluya. Kugira ngo Imana imugerageze, hari ibyo Imana yemera ko tunyuramo kugira ngo igerageze kwizera kwacu. Reka mbaho urugero. Imana yabwiye Mose ati ndagutumye, genda ukure ubwoko bwanjye muri Israheli mu buretwa ubatware mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Irangije kubimubwira yongeraho ngo ariko kandi mutumye kuri Farawo, ariko nzamunangira umutima. Kubera iki se yamunangiye umutima? Haleluya. Kubera iki se ko ari Imana kandi kishobora byose, kukitoroheje umutima wa Farawo kugira ngo agende atamubwira ati hey, ndavuze ngo kandi je ntumwe n'Imana, s'il-vous-plaît, ndavuze ngo mpereze ubwoko bw'Imana mbujyane aho bugomba kujya. Ako kanya byagombaga kuba immediate, ariko Imana yarabyanze. Iravuga ngo I have to test you Moses, I have to test you Farawo, kugira ngo mu bimenyetso n'ibitangaza nzakwereka uzamenye ko ndi Imana kandi iri hejuru ya byose. Haleluya. Inangira umutima we. Urahura n'ikintu ukavuga ati jye Imana ntago inzi, ugahura n'ikintu ukavuga ngo kubera iki biba kuri jewe, ese kuki umuryango wacu ari wo bibaho, kuki bigenda gutya? Ariko nyamara Imana iragira ngo igerageze kwizera kwawe kugira ngo mu gihe gikwiriye uzaba umugisha, ndetse n'abazagukomokaho bazaba umugisha. Yesu ashimwe cyane. Imana ibikorera kugira ngo imugerageze Abraham. Yavuga iti uyu muntu reka mubwire agende. Yesu nashimwe cyane. Mbanze nestinge, ngerageze kwizera kwe, ndebe ariko ubundi ko yanyumvira. Ijambo ririmo hano rikomeye cyangwa igisha irimo hano ikomeye. Hari iby'Imana ireka bikatugeraho kugira ngo idutestinge, kugira ngo itugerageze, kugira ngo idushyire ku munzani. Ikabanza igakamisha akagezi wari utezeho amaso kakabanza kagashiraho kugira ngo ejo ahari utazavuga ngo nuko nari ifite ya saving yo kuri konte niyo mpamvu byakunze. Ikabanza ikayikuraho. Sinzi nimba hari umuntu ndimo kuvugana nawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Sinzi niba hari umuntu urimo kunyumva. Iyi Mana twizeye ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi, kandi ni Imana y'ubwenge, ni Imana sinzi n'ubumana bwayo ukuntu dushobora kubugerageza. Yesu yabwiye abigishwa be n'abandi bantu benshi bamukurikiraga igihe yakoraga ibitangaza, aravuga ngo ninde muntu washaka kubaka igorofa, inzu ndende, ngo ye kwicara ngo akore imibare. Muzinga engineering itangiye ejo bundi, yatangijwe na Yesu. Haleluya. Utakwicara ngo abare akora imibare ngo avuge ngo aha hazajya ibi kugira ngo ahari wenda utazakora fondation nabo utabaze inzu yamara kugera hejuru igasenyuka. Bantu b'Imana, n'uru rugendo turimo rwo kwizera, rwo kumvira Imana, dukeneye kubikaricuretinga neza kugira ngo ahari ejo utazatakaza fondation. Waramaze imyaka ingahe mu rusengero ariko utajya uhinduka, fondation karangira ukibagirana mu isi y'abazima, kandi dufite umurage twahawe na Kristo wo kuzabana nawe iteka. Sinzigira ngo mu mujyi baroroha cyane cyangwa se simbizi ariko muranyumva. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mani munangira umutima. Kugeza igihe yabanje aricara arabara, arakarikira, arangije afata icyemezo aragenda ati niba ari wowe ntumye Mana, niba ari wowe umpamagaye ndagiye. Yesu nashimwe cyane. Icyanyuma rero dusorezaho kuri bya bintu bine. Icyanyuma dusorezaho ni ukumugira umugisha w'isi yose. Amina. Ikintu cyiza kirimo hano nakunze ni ukuntu umugisha utagarukira kuri wowe gusa, ahubwo umugisha ugenda beyond. Umugisha urakurenga ukagera no kuba gukomokaho, ukagera no kubuzukuruza n'ubuvivi. Ese urimo guharurira inzira abana bawe gute?
niba wicara ukakora ya mibare navugaga yo Yesu yavugaga ko utakubaka inzu utakoze iyo bagera, yashakaga kubereka ko kumukurikira bitoroshye, yashakaga kubereka yuko kumukurikira atari ukujenjeka, yashaka kubereka ko ari something they need to go back and think well, bagatekereza neza barangiza bagafata icyemezo. Haleluya. Umugisha rero usaba gufata icyemezo watekerejeho kugira ngo uzawugereho. Umugisha usaba kwihangana, umugisha usaba Mana yo mwijuru, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko ikibazo turashaka umugisha tutakoreye, ninde usarura aho atabibye? Pastor aho wari wabona ubu wajya kuri konti utarigeze usevingayo ngo ugiye gukemura akabazo ngo reka nyure kuri banki utese utarasevinze, utaragize icyo ushyirayo. Ubuse wajya kubakira umwana wawe ukajya kubaka ku kibanza cy'undi muntu? Ntabwo bishoboka. Ni ngombwa kugira ngo ube warakiguze ugifite. Noneho umubwire uti mwana wanjye rero dore umurage nkwaye nguyu kandi narawuteganije. Yesu nashimwe cyane. Niba ibintu rero byo kwizera Kristo ni ibintu bishaka ubwenge bw'Imana, ni ibintu bishaka kwicara ugatekereza neza, ukareba umugisha uri inyuma yo kumwemera no kumwumvira, ukawukarikira neza, warangiza ukirubura bya bindi bene wacu bavuga ngo ni ukwirubura. Haleluya. Ukaza wumva uje ibyo urimo, ukaza wumva utajenjetse, ukaza wumva kuri umugisha kuri wowe, ku baturanyi bawe, mu kazi kawe ufite. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Message y'uyu munsi ni ukumvira Imana. Bene data, umurimo wose waba ukora wumvira Imana. Ntago ari mu rusengero gusa, n'ahantu dukora. Twasobanukiwe yuko n'imirimo dukora itandukanye tuba turi abambasaderi b'Imana. Ejo bundi hari igihugu nagiye nzi ko ngiye mu kazi bisanzwe, ngiye mu byanjye bisanzwe, ngezeyo masanga umurimo w'Imana ukomeye. Sanga umumama wari umaze igihe afite ikibazo gikomeye, twicara turaganira, ndamukaseringa, ndamwigisha murema mbibyiringiro, subira dutandukana yabohotse, avuga ati I wish I could see you every day. Ndavuga kumbe turi abambasaderi b'Imana ahantu hose turi abambasaderi. Niba uri kwishurura umwambasaderi wa Kristo, ukeneye kumvira Imana, ukeneye kugaragaza ko Imana ari nawe yahagushize. Ntabwo yahagushize kuki itagushize ahandi se ikagushyira hariya? Kuki wisanze utuye se Nyamirambo? Kuki utatuye Kayonza? Kamane mbabaza ari kubundi twiganirire. Ubundi ntange ntabwo nzi ko nzatura Kayonza, ahubwo nagiye kwamura n'uyi Kayonza. None wowe wibereye Nyamirambo cyangwa sinzi hano hari mu nyegero Dativah, kuki se wahisanze? Imana yagushyize kugira ngo ibendera ry'Imana rizamuke hari ahantu. Ese ubundi mugira ngo gukizwa ni iki? Gukizwa ni ukureka ingeso mbi ugakurikira Kristo, ukaba umuturage mwiza w'u Rwanda wujuje indangagaciro. Niko gakiza. Hari igihe tuvuga gukizwa mukagira ngo tuzanye ibintu bitabaho, mukagira ngo ni ibitangaza. Gukizwa si ukureka ibyaha si bikoze n'ufungwa. Kuki udakizwa? Twumvikane, kuki udakizwa ukibera umuturage mwiza? Kuki udakizwa? Ubwo tuzajyaho dusobanura ngo gukizwa wumva ari ibintu byo muri Bibiliya bihambaye bigize. Iyo wakiriye Kristo ine egari kuba umuturage mwiza ufite indangagaciro zacu. Mu Rwanda se hari ibintu umuturage mwiza muramwumva ibyo aribyo byose. Haleluya. Rero reka mbabwire bavandimwe, mureke duhunga umujinya wa Satani dusanga Imana, twinjire muri Kristo. Kristo wanzuye napfuye, akibuka yarakirete yanjye n'agatorosho hano habi cyane, akavuga ati nibutse imirimo yawe. Sinzi wowe ugeze muri sitwa erega ahantu tugera tukagera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, aho mama wawe atari, aho pasiteri atari, yibereye hahandi mutuye harya hitwa gute? Kibagabaga. Yibereye Kibagabaga. Umuyobozi w'amasengesho yibereye Kacyiru. Umuyobozi w'abaririmbyi uhora ukwingingira ngo uri umuririmbyi nawe yibereye Samwe. Hahandi hawe wenyine. Imana irakwibukira kuki inshuti yanjye? Irakwibukira kuki? Hari igihe tuba twenyine n'Imana yacu aba babiri. Hari n'igihe utelefone y'umushumba nicemo, kubera ko Imana yashatse yuko nawe ifatana nawe ikakumva neza, nawe ukayumva, bikamera nka wa mutima wa Farawo wanangiwe, kugira ngo Mose abanze arebe imirimo y'Imana, kugira ngo nagera mu butayu arimo yambuka ajya avuga ati Imana na cya kindi waragikoze ndabibona. Wafunguye umutima wa Farawo, nubwo twatinze mu butayu ariko twarakubonye.
Yesu ashimwe cyane. Hahandi wiherereye niki wibutse Imana? Ni umuntu wafashe amaboko. Niki wibutse Imana? Ni imirimo wakoze itandukanye. Nge nababwiye uwo ni mutoya muri myinshi nakoze, kuko ibyo nahamagariwe ni byinshi sinabibara hanga, ibyo nkora ni byinshi sinabibara hanga. Mfite abantu benshi mfasha kubw'umuhamagaro uri muri jewe. Nawe ukora iki kugira ngo nugera hahandi uzagira icyo wibutse Imana mwene data? Reka mbabwira ikintu cyatuzanye. Twaje kubabwira Kristo muzima, twaje kubabwira Kristo ukora, twaje kubabwira Kristo utoranya kandi agatoranya neza. Yesu ashimwe. Utoranya boroheje, agatoranya n'abakomeye, agatoranya bize n'abatize bose, kandi akabakoresha. Rero mu bintu Imana yaguhaye nk'impano, bikoreshe mu bwami bw'Imana. Niba uri umuririmbyi, ririmba abantu b'Imana babohoka imitima, ariko we kwibona. Yesu ashimwe. Niba uri umusenzi senga, niba Imana yaraguhaye ubutunzi bukora. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi. Ariko rimwe turaririmba mu mitima yacu, ibyo ntunze uvanyemo na cya kindi nibyo njyewe nguhaye. Ndakwihaye ariko abana banjye ntukabakoreho. Ndakwihaye ariko amafaranga yanjye netushe pa. Agafaranga tugakubita netushe pa. Abana banjye barize kandi bize hanze, baraza gukora usana kwera iki? S'il vous plaît, ntaho ushoboka. Bagende bajye muri za recreation center, nyamara utabazanye imbere ya Kristo ngo bingingire ngo vuvutse Imana we, dore ndabazanye, dore Mana n'uyu ndamuzanye ndamukweretse. Erega Mana wamurinda ibirura byo hanze, wamurinda ibyasamiye ubugingo byacu. Mana ndamuguhaye, ndamubundikiza amababa yawe. Niyo mpamvu tubazana, ntabwo tubazana ahantu hasuzuguritse, ahubwo tuba tubazana ahantu h'agaciro, hari uburinzi. Ukazana umutware wawe ukamwingingira Imana, habe niyo yaba atarahinduka nta kibazo. Yesu nashimwe. Bavandimwe b'Imana, niba uri uw'Imana b'uw'Imana wese, wigira ibyo usiga, wigira ibyo amen. Ntimunyumve nabi ngo nababwiraga ibiki n'ibiki. Oya, mukunda Imana kandi muyikunde n'inguni zose. Apana pastor sinkivuze neza, numva nkavanyeyo. Imana ishimwe. Inguni zose, amina, inguni zose. Maze uvuga uti ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo wamucunguzi. Uzi ko iyo ufite icyifuzo ushaka, wenda tuvuge inzu, uraza umusenga kwa kangahe umunsi w'amasengesho hano kuwa gatanu. Mana we, nabiriye ubirebe nabiriye na Mana kandi muko. Maze yo kabyarika kumva, kuko igitwumva ntimaze kukumva tukakubura. None se ntiwashubijwe tukakubura? None se wibagiwe yuko wa muntu ari we nyiri byose wabwiraga? Uhungiye se kumusizi, uhunze igize kandi nigira gutya urongera ugaruke. Kandi ikibazo ari ahantu havuga, no, it's not Bible, but it's, I think, a proverb, quote that human needs are endless. Ibintu umuntu yifuza ntabwo birangira. Uyu munsi ndasengera inzu, ejo sengera abana, ejo sengera imodoka, ejo sengera buruse, ejo visa nujya muri Amerika uti no mu Bwongereza, ariko wa Mana we naho ndahakene. Ariko n'Ubushinwa burahari, nuva mu Bushinwa atari kuburiya na Ethiopia nubwo ari hafi naho sindahagera. Ethiopia nuhagera uti baba i Burundi hafi naho sindahagera. Buse bantu b'Imana, human needs are endless. Nuko nguko umuntu yubatse ukazire turuva uhora usaba. Ese ushima ryari?
Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, mureke twumvira Imana. Ngera ku musozo, mureke twumvira Imana, mureke twumvira Imana, dukorera Imana mu bihe bigoye n'ibitagoye, mu bihe bishoboka n'ibidashoboka, mu bihe by'amanywa n'ibihe by'ijoro. Ntabwo mbabwiye ngo mureke ibyo mukora, nimukore ariko mubikoreremo Imana. Aho hose uri ubu umwambasaderi w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi reka nkubwire, umunsi wabyumvise neza, umunsi wabihisemo neza, wakoze ya mibare Yesu yabwiye abantu, nibwo uzabona neza ukugera ku mugisha wawe, kuko nta kizakwisoba. Urumva ngiye nizemo na kakonability, iyo ukoze umubare nabi ntibibalansinge, ubwo nyine biba byanze kubalansinga. Yesu ashimwe. Ugakora ka balance sheet, ukagenda ugafata income ukamanuka hasi kuri expenses, byakwanga guhura ukavuza induru, tayiwe byanze guhura. Iby'Isirayeli bitarimo Imana ntabwo bihura, nukuri kw'Imana ntabwo bihura. Ariko iyo birimo Imana, it has to balance, bigomba kubalansinga, bigomba kubalansinga, kuko Imana niyo yahereye hejuru izana amafaranga, niyo yahereye hejuru ikwereka ukoresha ayo mafaranga, niyo yahereye hejuru Mwuka Wera ari ubiyoboye. Byakwanga se kubalansinga gute? Byakwanga guhura gute? Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ibyanyu bibalansinga mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, mwumvira Imana. Niba hari umuntu ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, natambuke. Abashumba tumusengere. Umuntu wumva yicaye agakora ya mibare mu mutima, kavuga ati ndumva niyemeje gukurikira Kristo, mbonye ko nta gihombo kirimo, kuko nabo mbonye nta gihombo bagize. Yesu ashimwe cyane. Niba wumva ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, wenda wiciraga utari kubumva barasenga, ariko ibi bintu birakora. Yesu wacu arakora. Dawidi niwe yavuze ngo nari umusore, ngo ariko none ndashaje, ngo sinigeze mbona. Njye nababwiye ko sinigeze mbona umukiranutsi wanjye agira gute? Arekwa. Kandi siwe wenyine, n'urubyaro rwe ngo rugira gute? Ngo rusabirize. Never and never. Natwe turi abagabo bo kubihamya, njye n'umutware wanjye. Iwacu ukuntu tubana, turi abantu bari libro cyane mu Mana, turi abantu buzuzanya, turi abantu bashyigikirana, kandi tugashyigikirana duhagaze ku Mana, kandi tukabona Imana. Iba ari icyifuzo, dufata n'ibiganza tukagisenya. Ntabwo twigize tubona Imana itureka. Waba uhari ngo utambuke, cyangwa wenda urashaka ko tugusengera kugira ngo Imana yongere ikuriviving, igusubizemo ibyiringiro, ikurememo umutima, iguhe imbaraga. Uhaguruka abakozi b'Imana bagusengera. Niba uhari watambuka. Yesu ashimwe. N'iminota yanjye irarangiye, reka nsubize mikoro abayimpaye. Imana ibaho umugisha cyane. Turabakunda kandi tuzaguma tubakunde, kandi twiteguye guhurira mu ijuru nitutagwa isari. Imana ibaho umugisha.